mwari udukira Simani mwebwe ntabwo muzi kureba umuntu bazaniye ibintu byiza. Ubundi narangiza akazi nagatangiye none tugiye. Yes we. Ubwo se wowe kutamufasha. Rafre ntagiye no muhira. Yes we. What the fuck? N'ubundi ibintu si byanjye pe ubusengeyo. Byukuri ubona koko none turaza kubaho dute Simbizi beguka akazi gasigara imboneka rimwe ubuso ubu tuzabigenza gute twaracumbye nyine ntari biti akose umwana ubu nkawe koko ubu mariye iki ngo nkumarire iki akose umwana ubu koko wabura icyuma ubuse ntabwo basi wanambwira ngo dukore kano kazi icyo nyaka takumara icyo umwana wagira ngo nyikumara umaze gukurasha amwana utangiye kuzanamo ibintu bitari fresh. That's not fair man. Ubuse wabitekerejeho uba wantekereje shaho ndi mu bwonko uragira ngo tubigenze gute bangahera babiri banumye birondo ry'umwuga bishobora kuba bivuna tu sindababonara akumwana ibintu rwose ubushaka kwivugisha ubuse ngiye nagutekereje se nkubere mu bwonko amenya. Yes sir. Hey salam. Mwari muri kuganira udukise kugira ngo se ahubwo twari turi kuganiraho si private nibanga twari turi kuganira nyine ntabikubwiye se nibanga nyine wowe gitoko Kristo muni ibintu byibanga acyo kora bishobora kuba ari ibanga kuko urebye ku kabondo niko tutubondo mwari udukira no Simani mwebwe ntabwo muzi kureba umuntu bazaniye ibintu byiza muza mukubitana amajido bagwa mwene akakagenya tutabakubita wowe uraza unkora kunda mfite inzara irantema noneho kaza urata ibirudigi rwawe ruhaze gutya gusa kose man tuvugisha ukuri wowe ubonye biriya bintu akoze ari byo ubu subiye ininda imeze nk'ikigega ari jewe nari kubanza nkaguha left and right yumva agushyiramo ingumi yo mudigi ubundi narangiza atangiza gutana uri kumva noneho narangiza nakibyo bya bihagije nta n'ikindi man irebera iki imbwa nagihuma imwe nshaka rwose ibisambo bigenda bijya twababonye muzajya mubidufatira gusa ushatse kuvuga iki ariko se nkamwe mwagiye murika ubuduriko ubwo ntago mwabyumvisha icyambe nahawe uburenganzira n'ubuyobozi bw'umurenge yuko ngomba kwangaja abarondo b'umwuga bameze bate abarondo b'umwuga gaka kazi twarategereje gako karaje mbivuga sinakubwiye ingo rwose ingo pe tutangire ryara kazi tuzatuhembwa ngahe se ubundi akazi nagatangiye none tugiye asemana wowe kutaza ngo bari ku mwana hakuno muro zaje gakora cyane rwose umuntu yabwiye ko ashaka abarondo b'umwuga babwiye abicanyi ibisambo kuma imihoro murabanza mukora ibi bikurikira hari ibyebe bingahe bitatu mugomba kubanza mukanzani icya mbere ni igikobwa cyitwa Shakira icya kabiri ni igihungu ni Eric acuruza ibiyobyabwenge aranywa ibiki asindisha abantu nyine akaba ibintu bidasobanutse ni umwicanyi yakwica urebye nawe icya gatatu mugomba kukirinda kuko ni satani yigendera bakitwa David gikora buri kintu cyose kibi kibaho ibintu byose rero tugiye kubizana ni wowe da waruzi ko sarinda akazi wakatse kandi bakaguhena byo kubazana nta kibazo ngubu urareba tubaye tugiye kumufata nino mihoro byumva ashaka kutubona hagati yiruka wezana nonuza kugira ngo mbanze nyitsimbe hano none tugiye sibyo
Julius we urira ukubaza ni we nyina ahubwo tujya kumufata ahubwo tujya haruguru hanga neza urabona uriya muntu wapfa kumwigerereza wa kintu urareba wa kintu we kubyumva uriya muntu umeze kuriye ntabwo twapfa kugenda tumwisukira kubyumva twebwe tugiye kubanza tugende ako kantu ko kubitekerezaho ni sawa kuko kagiye gutuma ngo igitekerezo kinyamibwa nk'ikihubwo umva igitekerezo ugiye kugura ngiye kugenda ako se ubundi ngiye ntabwo unyizeye nakwizeye tugende ngiye mugufatira wenyine se njyenyine manuka ndaza nkukurikiye ntari sibyo ndaza kuzana nimbona ateje n'indi atajya kuzana za ntwaro sibyo tujyane we gusa untera ubugabo ariko genda mufata njyenyine ubwo se wowe kutamufasha nigese meyini rufashe ningiye muri twebwe babiri ugomba kumufata ngiye kumuzana none itonde muzana ubibone uhereye isaha n'uyu munota nta kindi kintu wemerewe gukora kuko nagufashe ntuncika twagufashe nose ntabwo yari ari kukubeshya rwose umufashe we nande sijye jyenyine umufashe ntabwo twamufatanye tubyihore nyine kubera ko turi mu kazi kamwe ariko ninjye wamufashe tayari icyo kinkaho cyageze mu maboko ya RIB bana ko mbona ari cyiza bya hatari ceceka njye wowe n'umwe wahubwo twamuzanye nguyu Kiebe cya kabiri ni Eric mugenda mukiza vuba Eric ok twagiye ntabwo muri gukora akazi neza ati mwana si hano ubu naha njye ndayizi njye ni nyifata kubyuha tugende se byo ndi bwibone Garafure nta kuntu watinya abantu batatu warisha abandi bantu 180 Garafure ntajya n'umuhira Yesu we 180 ubu se ari kwica ubwana bw'imbata yajye mbwira neza rwose urabaza Semani kugenda ufite ubwoba ugiye hewe urimbwa kandi urabona uwo muntu wamufata wisha abantu wagira ngo n'ubwana bw'imbata arimo arakinda ngo ndigendera Yesu yipo vuba no mubumfashe ni isazi ni iki ntago byumvikana what the fuck Baso hagira nabi gutyo ubahagira utazanye icyebo ujya he Foto rwose mushyira yewe nicaye araturuje arakatsindwa n'Imana je tubwira ahubwo wa gatatu tugenda tumuzane vuba vuba bita twigendera mvuge nduhe ni David mujye mumuzana Gusha amazi yazaniye kabisa nari ibintu ko bishaka kutugora urera ubwo bazo urabona abapampa afite uretse tugere ariko gihe uretse we ndaza mutwaye mu bicu utaragenda bari abantu muzajya kwanza narya ntuzi ibyo wadutoje minota 3 turaba tubakugejejeho ugira vuba basha kandi muze mwabakasa imiti njye mfite ikibazo urimo urajya he ubwo wati garuka hano Yesu ari abantu urabona buriya twabava mu nzara wowe uwa mbere so wamuzanye wenyine ubundi no muzana ndi jyenyine what the fuck n'ubundi ibintu si ibyanjye pe ubusengeyo n'ubundi kagiye kizimbese wowe uje kumara iki kwikanga n'imbesire muyifata muyishyire hasi izi mbesire zose muzijyana muzikubitire mu nzu haguruka shaka Joe.